ubishatse warya imbuto mu gitondo, ibitetse ukabirya nyuma ya saa sita, cyangwa se mu gitondo ukarya ibitetse, nyuma ya saa sita ukarya imbuto gusa. Igihe cyose ugiye kurya ibitetse biba bikwiriye kubanzirizwa n'ibyo kurya bibisi. Kuba bizi neza kurya ibitetse ni amaburakindi. Twari twaragenewe ibyo kurya bibisi bigizwe n'imbuto zitandukanye. Iyi gahunda uyubahirije buri munsi waba wivuye indwara 99%. Umubyibuho ukabije n'ibiro bikabije ni indwara abantu batajya batekerezaho, nyamara bo zamaze gufata ku gakanu zibarizayo kwarika. Ni indwara mbi kuko zikurura n'izindi ndwara zikabije ubwinshi. Mu gitabo cyanditswe na Pamplona Rogers kigaruka ku cyanga cy'ubuzima Croquer la vie, Pamplona Rogers ahamya ko umubyibuho utambamira abantu muri byose. Ntushobora gukora imirimo yawe wisanzuye. Imirimo yo mu gitanda irabiha. Akenshi ntushobora kubona ibitotsi byiza. Indwara z'imitsi ziragutaha. Indwara zibasira igifu n'amara zikongeraho uburimiro. Abibasirwa n'amazinda wabashakira mu bazonzwe n'umubyibuho ukabije. Ibintu byose barabyibagirwa kandi nabanebwe mu kwiga. Mwari muzi ko abantu bageze ku bikomeye mu isi ari abantu bari bafite taye nziza? Mu yandi magambo ni abantu bananutse ku rugero. Urugero ni Mahatma Gandhi w'Ubuhindi, Nelson Mandela muri Afurika y'Epfo, Barack Obama n'abandi bayobozi bayoboye Amerika. Igituma Kamala Harris ari kwanikira Donald Trump mu kwiyamamariza ubuperezida muri Amerika ni agataye keza afite kamwemerera kugenda no kuvuga neza igihe cyose ari kwiyamamaza. Napoleon, Hitler, Kwame Nkrumah n'ibindi birangirire byabayeho byari bifite taye nziza iciye ukubiri n'umubyibuho ukabije. Umuhanga umwe yavuze yuko dukwiriye kwiga byinshi muri iyi si ari uko twariye bikeya cyane. Niyo mpamvu umuntu uwo ari we wese akwiriye gukora ibishoboka byose akarwanya umubyibuho ukabije uko byagenda kose. Amayeri yadufasha kuba kuri taye nziza niyo mbazaniye muri uyu mwanya. Bana nanjye kugeza ku musozo w'iyi video maze nkumenera amabanga utarabwirwa n'undi muntu wese. Aho wageze ni kuri Muganga Desire TV, umuyoboro bagezaho ibiganiro byibanda ku buzima gusa. Nitwe ba mbere mu kubategurira ibiganiro bibarangira ibyatuma musubizwa ubuzima bwiza gusa. Mwihutire gukanda subscribe n'inzogera mutazongera gucikwa n'ibi biganiro, mutapfa gusanga ahandi atari kuri Muganga Desire TV. Relax Life Center, inzahura buzima. Ubuzima bwiza nibwo butunzi bukomeye umuntu yatunga akaba yizeye ko azagubwa neza mu bintu byose. Ibyo wageraho byose nta buzima ufite wabura umukene uteye agahinda. Iriya mayibobo iryama mu iteme igasinzira neza igwije amahoro kuruta abakire baryama mu miturirwa ariko bakarara rwantambi babuze ibitotsi. Umukene uryama ku gasamba agasinzira neza aruta umuherwe uryama ku mufariso uhenze indwara zimuguguna. Gushaka neza ugakora ubukwe bw'igitangaza ntacyo bimaze niba utizeye ko ufite ubuzima bwiza bwazagufasha kwishimana n'umufasha wawe. Dushaka ubuzima nk'abashaka ifeza z'agaciro kenshi, kandi nta handi twabushakira atari mu bimera duturanye nabyo. Bisabyemo imiti myinshi ihangamura indwara zananiye abaganga baminuje amashuri yo mu isi yose. Mureke tuzenguruke gato ku mayeri yadufasha guca ukubiri n'umubyibuho ukabije. Ibanga rya mbere ni ukurya kabiri ku munsi gusa. Iyi ngeso yo kuryagagura abantu bagira yangiza ubuzima bwabo bidasubirwaho. Nubwo waba urya ikiyiko kimwe ukakirya buri kanya, ntushobora kugira ubuzima bwiza na rimwe. Usabwa kurya ku masaha adahinduka ku buryo hagati y'ifunguro n'irindi haca amasaha ari hejuru ya 6. Kutubahiriza iyi gahunda birakenya. Ibanga rya kabiri ni ukugena gahunda ya buri munsi igizwe no kurya imbuto ku ifunguro rimwe. Irinde ukarya ibitetse ariko ukabanza warya salade y'imboga. Ubishatse warya imbuto mu gitondo, ibitetse ukabirya nyuma ya saa sita, cyangwa se mu gitondo ukarya ibitetse, nyuma ya saa sita ukarya imbuto gusa. Igihe cyose ugiye kurya ibitetse biba bikwiriye kubanzirizwa n'ibyo kurya bibisi. Kuba bizi neza kurya ibitetse ni amaburakindi.
twari twaragenewe ibyo kurya bibisi bigizwe n'imbuto zitandukanye. Iyi gahunda uyubahirije buri munsi waba wivuye indwara 99%. Ibanga rya gatatu ni ukwirinda ibyo kurya bya nijoro uko byaba bimeze kose. Ntabwo ijoro ari igihe cyo kuriraho ibyo kurya. Nijoro ni igihe cyo gutarama no kwitegura kuryama gusa. Mu isi itegurira ibigoryi ubwenge buke, harimo kubasaba kurya kenshi ku munsi. Mu isi itegurira abantu kuba abahanga, harimo kurya kabiri ku munsi. Mu gutegura ibigoryi ni ukurya ibirenze kabiri. Mu gutegura abanyabwenge ni ukurya kabiri ku munsi. Mwimenyereze kurya mu gitondo no ku manywa gusa. Ibanga rya kane ni ukunywa amazi y'akazuyazi ukibyuka mu gitondo. Utarwaye igifu wakamuriramo indimu, kandi utarwaye diyabete wavanga ikiyiko cy'ubuki muri ayo mazi y'akazuyazi akamuriyemo indimu. Aya mazi agira umumaro ukomeye wo koza igifu, amara inzira y'ibiryo, gufasha kwituma neza no kwiyumvamo akanyamuneza umunsi wose. Wongera kunywa amazi ku manywa utararya. Ibanga rya gatanu ni ukurya imbuto gusa igihe hari indwara ushaka guhangana nayo, kandi ukazirikana kuzirya kabiri ku munsi gusa. Ubikoze utya warangiza amezi 2 wakize diyabete, umuvuduko ukabije, impyiko, umwijima n'izindi ndwara zose zikururwa n'umubyibuho ukabije. Nubwo wajya wiririrwa imbuto gusa iminsi 2 ya buri cyumweru, indi minsi ukazibya mu gitondo nyuma ya saa sita ukarya ibitogosheje bitarimo umunyu, wagera ku bisubizo byinshi. Ibanga rya gatandatu ni ukwiyina. Birashoboka ko wakora ibyo maze kuvuga byose ariko kumva udakize neza indwara umaranye iminsi. Ibi bisobanuye ko imyanda itarashira neza muri wowe. Ibanga uzakoresha ni ukwiyina. Kwiyina ni amayeri yaranze abadutanze kubona izuba. Bari bazi ko bakwiriye kwiyoza nk'uko basukura ibyombo bariraho. Uyu ni umuti ukiza indwara nyinshi cyane. Uwukoresheje mu gitondo, hashize isaha unyoye amazi meza, wagera ku bisubizo byinshi. Ikindi kandi ukwiriye gukora ni ukuzirikana ko ukwiriye kwiyiriza ubusa nibura umunsi umwe mu cyumweru. Gerageza aya mabanga ngusangije maze ugire amahirwe yo guca ukubiri n'indwara zigohoza mu bitaro, cyane cyane indwara zikururwa n'umubyibuho ukabije. Uzabasha gukora imirimo yawe neza kuko uzaba ufite igishoro cyiza cy'ubuzima buzira umuze. Wowe gerageza amahirwe yawe ndakwinginze. Sibyo muvandi, mbwira bumva, ni umwana w'umunyarwanda. You may not feel lethargy because you are eating small meals. Ushobora kudacika intege uriye uturyo duke buri kanya, ariko ntushobora guhagarika igogorwa ry'ibiryo. If you want to be at your full potential, ushaka kugira imbaraga nyinshi, nyuma y'amasaha 2 cyangwa 3 igifu gikwiriye kuba kirimo ubusa. Iyo mu gifu harimo ibyo kurya, umurimo wo gusohora imyanda urahagarara. Ibi nibyo bikurura amagana n'amagana y'ibibazo. Tubashimiye kuba mubana natwe buri munsi. Mwahisemo neza kuko mwabonye umuyoboro mwiza udahwema kubagezaho ibiganiro birebana n'ubuzima bwanyu. Hahirwa bibandira natwe buri munsi kuko bamaze guca ukubiri na za ndwara bari baraburiye igisubizo. Niba ari bwo bwa mbere ubanye natwe, ikandire subscribe n'inzogera nawe uzarushaho kunguka byinshi. Mbaye mbasezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha.